twari tugitunganya rero ibintu bigendanye n'urumuri kugira ngo tubahe ibintu bifite umucyo bisa neza. Ni Dr. Richard rero kuri Dr. Richard Official nk'uko bisanzwe iteka ndabasuhuje abantu mudukurikiye kuri Dr. Richard Official. Nagarutse rero kugira ngo twongere tuganire, abantu mudukunda, abantu mudukurikira kuri iyi channel yacu, dore ko muri kugenda mwiyongera umunsi ku munsi, kandi mu by'ukuri turabashimira, dukomeje kubashimira cyane. Ntari najya mu bintu byinshi, ndashaka kugira ngo mbanze kuvuga gatoya ku bintu wenda turi buze kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko muri kubibona ku ndangakiganiro, turaza kuganira ku bintu cyane cyane byerekeranye no kugwingira. Kugwingira rero kw'abana cyangwa se k'umwana, ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko mu by'ukuri bishobora gutangira umwana ataranavuka. Hari impamvu turi buze kuzigarukaho, hari ibishobora kwirindwa, hari inama umubyeyi ashobora kugirwa. Turaza kugerageza kuvuga mu mvugo nyine yoroheje ku buryo buri muntu wese ukurikira iki kiganiro ashobora kumva agasobanukirwa n'icyo nyine dushaka kumugezaho, cyangwa se n'icyo dushaka kuvuga muri rusange, kugira ngo amakuru dutangaza ntabe aguma nyine kumvwa cyangwa se gusobanukirwa n'abantu bakora kwa muganga gusa, ariko nawe utiga iby'ubuganga, wize si iby'ubucuruzi, cyangwa se uri umuhinzi, uri umuntu nyine usanzwe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se urwumva. Si ngombwa yuko ugomba kuba uri umunyarwanda kugira ngo aya makuru ufashwe nayo. Bisaba gusa ko uri umuntu ufite umutima wo gushaka amakuru, wo gushaka kumenya. Icyo gihe turahakubereye kugira ngo tugufashe byisumbuye, kugira ngo ubashe kumenya amakuru, hanyuma ushobora no kugira icyo uyamaza. Abantu rero badukurikira, twari twabamenyesheje yuko dushobora kuza gutangira ikiganiro ku isaha ya saa 12 ku masaha y'i Kigali, ariko ntabwo byadukundiye kubera nyine ibibazo by'ikoranabuhanga. Twakerereweho gatoya, iminota nk'itanu itandatu gutyo. Muratwihanganira, tuba tukiri guhangana cyangwa se kurwana n'ibikoresho ikoranabuhanga, hari ukuntu bidutenguha. Ese mu by'ukuri ubundi igwingira ni ikibazo? Igwingira ni ikibazo mu Rwanda ku buryo dutekereza yuko dukwiye kurihururiza. Ni ukuvuga ngo turaza kugenda tureba, tugereranye ese ubundi imibare y'abana bagwingiye mu Rwanda ingana iki, iri kuva aho iri kugana hehe, kugira ngo turebe niba hari ikiri gukorwa, niba hari n'umusaruro kiri gutanga. Natwe rero ni muri urwo rwego nyine twumva ibiganiro ducisha aha ngaha bishobora kugira umusanzu bitanga, kuko abantu iyo bakomeje kugira ubumenyi, iyo abantu bagize ubumenyi, birafasha, bikaba byagira aho bikura bamwe bigashyira abandi. Hari abambaza bati se ibigendanye no kugwingira kw'abana bihurira hehe n'abagore? Koko ko channel yawe nyine akenshi yibanda ku buzima bw'umudamu n'umukobwa, ibigendanye no kugwingira kw'abana byo biraza gute? Mwitegereje neza uko indangakiganiro yavugaga, umwana mu by'ukuri bigaragara yuko ashobora gutangira kugwingira akiri mu nda. Iyo akiri mu nda rero burya aba akiri uwacu. Niyo mpamvu bitureba nk'abantu bita ku ndwara cyangwa se ku buzima bw'abagore n'abakobwa. Ntari ninjira rero mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo mbanze gatoya nkomoze kuri cya kiganiro twaraye dukoze ku mugoroba, cyagaragaraga ku buryo
bwo konsa akantu ku kandi ku bigendanye n'uko umubyeyi agomba kuba yonsa umwana we. Hari abantu baduhaye komenti rwose tuboneraho kubashimira, muri abantu b'agaciro kuri twe, nta kintu muba mutakoze kugira ngo tubashe kuba twagira ibyo dusobanura cyangwa se duha abantu babashe kuba babyumva mu buryo buzima. Hari rero ibyo twari twavuze ariko abantu batwandikira muri komenti ko mu by'ukuri hari ibyo batabashije gusobanukirwa barushaho kugira ngo basobanuze. Bityo rero mbere y'uko twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi nyirizina kirebana n'uko umwana ashobora kugwingira akiri mu nda, turagira ngo tubanze dukore donc ikimeze nko kwibutsa abantu ku kintu twaganiriyeho, hanyuma tunashyira umucyo kuri ibyo bibazo bindi babajije. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ese umubyeyi, ubwo ni ukuvuga ku mubyeyi wabyaye umwana umwe atari impanga, ubundi ahinduranya donc uburyo yonsa umwana we, yonsa ate? Donc uko agenda ahinduranya amukura ku ibere rimwe amushyira ku rindi, amukura ku ibere rimwe amushyira ku rindi. Icyo kintu bakibajije mu by'ukuri numva ko ari ikintu twagombye kuba twababwiyeho muri kiriya kiganiro twaganiriye, ariko n'ubundi kubera ko n'icyo twateguye cyo kubaganiriza uyu munsi nacyo gifite aho gihuriye n'abana, navuze nti ntabwo byancika ntabibabwiye. Hanyuma undi nawe yabajije ati: ababyeyi bafite imoko ihenengeye, cyangwa se hari ukuntu imoko nyine uba ubona nyine ihenengeye irimo imbere, abo babyeyi mushobora kubafasha gute? Ndagira ngo nacyo tuze kuza kureba uko tukigarukaho, kuko nibyo koko abo babyeyi barahari bashobora kugira imoko ihenengeyemo indani, bityo bigatuma badashobora nyine kuba bagira gute, badashobora kuba bakonsa mu buryo buboroheye. Hanyuma hari ikindi rero ntekereza yuko turi buze no gukora uyu munsi tudasanzwe dukora. Turagerageza gusa nk'abakora demonstration kugira ngo tubashe gusobanurira abantu neza, wenda turebye nko ku kibazo cya kabiri cya wa wundi wabajije ibyo umubyeyi ufite imoko ihenengeye. Hanyuma ndagira ngo wenda mpite ninjira muri iki kiganiro nsubiza ibibazo. Umva bro, mereza ako kantu gatoya, mwihangane. Alright, so ngarutse rero gatoya, ndagira ngo muranyihanganira nyine kari hirya gatoya kandi nagombaga kugafata kugira ngo nyine nkaberekereho igihe biri buze kuba bibaye ngombwa. Ku kigendanye n'amabere, ibigendanye no kuvuga ngo umwana yonsere mu kanya uramuhire mu kanya umuhire, nk'uko twaraye tubibonye uburyo umwana yonsa, umubyeyi yonsa umwana we, byo ntabwo turi bubigarukeho cyane, ariko noneho icyo kintu ni ingenzi kumenya ngo niba umwana mu gihe cyatambutse wamwonkeje ukamwonsa igihe gikwiye, ukamenya ko umwana ahaze, ukamenya ko umwana yabonye ibigomba kumutunga byose bituruka mu ibere, icyo gihe ku yindi nshuro niba wahisemo kumwonsa nyuma y'amasaha 2 cyangwa se nyuma y'amasaha 3, ubwo abakurikiye ikiganiro twaraye dukoze ku bigendanye no konsa barabyumva. Ariko kandi nanone n'utagikurikiye kiri kuri YouTube channel yacu, ushobora kujyaho ukakibona kugira ngo ubashe kuba nawe wagikurikira niba ukeneye kumenya, kugira ubwo bumenyi bwihariye bugendanye no konsa donc tuba twabagejejeho tubukuye mu bushakashatsi. Ndakugira inama yo kujya kuri iyo channel kugira ngo ukirebe. Dukomeze. Hanyuma rero niba wonkeje umwana ibere rimwe, tuvuge umwonkeje ibere ry'iburyo kandi urashaka kongera kuza kumwonsa ibere ry'ibumoso, donc ku yindi nshuro nujya kumwonsa ugomba kumwonsa irindi bere utamwonkeje. Ni ukuvuga ngo
igihe wamwonsaga bwa mbere twibaza ko aba yagize ryabere nyine akarihumuza, bityo ukarirekera umwanya wo kugira ngo ryongere rikore nyine ribashe kongera gusuganya intungamubiri ari bwongere konka ikindi gihe ari bube akeneye konka. Ariko ni ukuvuga ngo rya rindi rinda tonse rero biba byiza yuko noneho naryo urimushyiraho akaryonka akaryijuta kugira ngo abashe naryo gukuramo ibyari birimo bimugenewe kugira ngo bibashe gutunga umubiri we, cyangwa se akomeze nyine kuzamuka nk'uko umwana agomba kuba azamuka iyo yonkejwe neza. Ntekereza yuko icyo ngicyo sinzi, wenda habaye hari ukuntu abantu batacyumviseho neza ushobora kubimbaza muri komenti, noneho nkaba nakongera nkabishyiraho ubundi bugororangingo. Twihuse wenda tujye ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ndabona biri bunsabe yuko ndi bubereke. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya kabiri mbasubiriyemo cyari cyabazaga ku babyeyi bafite imoko zahenengeye. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ukibyara ariko imoko ye ihenengeye nyine ku buryo atabasha kuyitamika umwana, kuko twabonye ko kugira ngo wonse umwana neza ni uko uba ubasha kumutamika ibere neza ku buryo umunwa we ugera kuri rwa ruziga ruri hirya y'imoko. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo umwana umutamike ibere neza ni uko uba ugomba kuba ufite imoko ije nyine isohotse uyibona. Hari ababyeyi bamwe rero usanga iyo moko idasohoka, ifite ukuntu ihenengeye umwana adashobora kubasha kuyitamira. Tubagira inama rero y'ikintu ushobora kuba wakora. Ni ukuvuga ngo iyi ni serenge, ngira ngo abantu barabasha kuyibona. Serenge ushobora kuyigurira, ushobora kuyigura kwa muganga, ushobora kuyigura kuri farumasi hirya no hino ushobora kuyibona. Ni ukuvuga ngo ndababwira principe yayo, niba hari n'ikindi gikoresho wumva wakoresha aba ari cyo wakoresha, ariko serenge ntekereza yuko ariyo yakoroshya ubuzima cyangwa se yakoroshya ibintu, kandi ikindi ntekereza ko itanahenda mu by'ukuri. Iyi serenge rero ubigenza ute? Murabona ko ifunze. Kuba ifunze gutya bisobanuye yuko mo imbere iri mu ishashi, irafunze neza. Abantu serenge barazizi, ntabwo nkeneye ibi ngibi kubivugaho ibintu byinshi, ariko mo imbere ubu ni ukuvuga yuko ifite isuku. Iwacu turavuga ngo iri sterile. Ni ukuvuga ngo ifite isuku ku buryo icyo wakenera kuyikoresha wakwizera ko nta kibazo kindi yagutera. Ubwo ikibanze cya mbere ugomba kumenya ni uko ugomba gukoresha serenge ifite isuku. Hanyuma rero uzayikoresha iki? Uzayikoresha gute? Ni ukuvuga ngo murihangana mbanze nyifungure, nyikure muri aka gashashi kayo. Noneho mbere yo kuyifungura, kugira ngo nyine wizere ko nawe utagiye kuyanduza, uba ugomba gukaraba intoki, kuko tugiye kuyikoresha mu buryo bwo kugira ngo tubonere umwana amashereka, donc uburyo bwo kugira ngo imoko tubashe kuba twagenda tuyikurura gahoro gahoro. Ntabwo uri buyikurure rimwe ngo ihitiza. Ni ukuvuga ngo ugenda uyikurura gahoro gahoro kugeza ubwo igihe ibashije gufatika ku buryo umwana ashobora kuyitamira akabasha konka bitamugoye. Serenge rero uzabigenza ute? Aka gashinge ntabwo tugakeneye. Hanyuma ushobora kuyifungura, ushobora gushaka urwembe narwo rufunitse rusa neza, rutanduye, rutariho ingese, kugira ngo rutaza kugira ikibazo rushobora guteza wa mwana. Urwembe rero icyo ukora, ushobora kureba ahantu ukatira. Ushobora gukatira nk'ahangaha. Ngewe hano nta rwembe mfite, ariko ndabibabwira nyine kugira ngo wumve neza nyine icyo ugomba kubukora. Ni ukuvuga ngo ushobora gukatira nk'ahangaha. Aka ngaka kegereye hahandi ducomeka rwa rushinge, hahandi nari nacometse rwa rushinge gutya, ukaba wagakuraho ukakajugunya. Aka ngaka numara kugakuraho ukakajugunya, ubwo biravuga yuko umwenge usigaye aha urangana n'uyu nguyu.
uyu mwenge rero niba ungana n'uyu birakorohera kuba igihe hano hafunze ahangaha ushobora kuba wahacomeka hahandi hegereye hehe ku moko, cyangwa se hahandi ubundi moko yakagombye kubiri cyangwa ibi, ariko nubwo ihenengeye n'ubundi wowe nyine nk'umubyeyi uba ubibona yuko ariho imoko yawe iri. Hanyuma usubizemo ino pisto, kano bakita pisto, kamwe dusunikisha nyine ibyo tuba twakururiye muri iyo serenge. Noneho kubera ko hano wahakase, ushyire handi ku ibere handi hari imoko yahenengeye, nurangiza ukurure, ugukereya ikimeze nka vacuum cyangwa se ukereya umwuka mo hano ukurura ya moko kugira ngo niba yahenengeye isohokeyo. Ngo ibi ntabwo bikora rimwe ngo bihere ko bituma imoko ihita yongera igatungana kugira ngo umwana ahere ko yonka. Ibi ni ibintu uba ugomba gukora inshuro nyinshi. Ushobora no kubikora nonaha umwana konka, mu kandi kanya yajya kongera konka ugasanga yongeye yahenengeye. Ubwo ni ukuvuga ngo uba usabwa kumenya neza nyine uburyo aka kantu gakora cyangwa se iyi serenge yawe ikora, kugira ngo ukomeze ubikora ntabwo ubikora hamwe, uba ugomba kubikora ku mabere yombi kugira ngo nyine imoko yawe uyirinde gukomeza nyine guhenengera. Ngaya nk'uko rero ndumva ibyo bari bansabye kuba nababwiraho cyangwa se abantu bansabye muri komenti ari ibyo ngibyo nshobora kuba mbivuze. Hanyuma ikindi ndagira ngo wenda abantu badukurikiye n'ubundi ntimwibuze gutanga komenti zanyu. Agakayi ngaka mba nakagendanye, mba ngira ngo ntatagira ikintu kincika. Nuramuka ugize komenti runaka cyangwa se ikibazo runaka, ushobora kukibaza, ngewe nshobora no guhita mperaho nkigusubiza tutaye twava muri ino live. Hanyuma hari abantu n'ubundi deja batangiye kutwandikira, turabashimiye cyane, ariko ntabwo bitindeho cyane kugira ngo ntaza kurangara, keretse wenda komenti irimo ikibazo gikeneye kuba twahita tugisubiza kugira ngo n'abandi bumvireho. Hanyuma ku bintu bigendanye no kuba umwana yagwingira ari mu nda, ese biba byagenze gute? Ese ibi byo noneho turabisobanura dute? Tutarabyinjiramo cyane, ndashaka ko nshimira abantu n'ubundi baba bakoze subscribe, abantu badukurikira, abantu bakora share, abantu bakora amakomenti. Murabona yuko mu by'ukuri muri ab'ingenzi ku iterambere cyangwa se no kuzamuka kwa channel yacu. Mu by'ukuri abantu benshi batekereza yuko umwana agwingira nyuma yo kuvuka, ariko ndagira ngo uyu munsi nze mbabwire ko atari byo. Ntabwo umwana agwingira nyuma yo kuvuka gusa. Iyo gusa nyongeyeho kugira ngo wumve ko birashoboka ko koko yagwingira nyuma yo kuvuka, ariko hari n'ibindi ubushakashatsi bwa siyanse butugaragariza ko umwana hari izindi mpamvu cyangwa se hari ikindi gihe bishoboka ko ashobora kugwingira mbere yo kuvuka akiri mu nda. Ibi rero tugiye kugenda tubirebaho, noneho turebe se ibyakwirindwa ni ibihe, inama umubyeyi agirwa ni iyihe, ese hakorwa iki, amahirwe uwo mwana aba afite ni ayahe, kugira ngo turebe ko twabona nyine igisubizo. Ibi mba mbivuze kubera ko mbizi neza ko hari abanyarwanda, uretse n'abanyarwanda n'abandi bantu benshi muri rusange, baba bakeka yuko, harimo abakeka yuko mu by'ukuri kugwingira bitangira nyuma yo kuvuka. Hari n'uwambajije, hari akantu ejo navuze nti umwana iyo yavutse nyuma y'iminsi 10 biteganyijwe ko ashobora gutakaza ibiro bye kugeza ku 10% by'ibiro yavukanye. Ibyo nibyo, iyo ni physiology nyine bari kwiyadabuta ku buzima bushya ajemo hano ku isi, ariko ntabwo ariko biguma, kuko nyuma y'iyo minsi 10 iyo ayonka neza, iyo ahabwa ibyo agomba kuba ahabwa, biba biteganyijwe ko agomba noneho kugenda akura, ari nako yiyongera ibiro. Ubwo ni ukuvuga ngo ku bajyana abana
kuri centre de sante kwikingiza. Ibyo barabibona yuko abana nyine hari ukuntu bagenda bazamuka, ibiro byabo bigenda bizamuka. Ariko se koko mu by'ukuri ni iki gishobora gutuma umwana agwingira akiri mu nda ya nyina? Ni ibihe bintu mu by'ukuri bishobora gutuma umwana agwingira akiri mu nda ya nyina? Ese birashoboka ko umwana yarya nabi akiri mu nda? Yego, birashoboka yuko umwana yarya nabi akiri mu nda iyo na nyina arya nabi. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugira umubyeyi inama ko mu gihe umenye ko watwite hari ibyo usabwa kwitondera. Bimwe mu byo witondera rero harimo n'ibyo urya, imirire. Uba ugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo wa mwana wawe nawe abashe kubona ibimutunga. Umwana wawe atungwa n'ibyo nawe uba wariye. Aka ngaka mba ndi kukitsaho kugira ngo nyine nawe ushyire agatima impembero, ubishyire mu nyurabwenge yawe, ubitekerezeho koko wumve koko ari byo. Hanyuma ni ukuvuga ngo niba umubyeyi atariye n'umwana ubwo ntarya, bivuze iki? Bya byiciro by'ibyo kurya byose umuntu asabwa kurya kugira ngo yemeze ko yariye indyo yuzuye, umubyeyi utwite abikeneye kurushaho, kubera yuko aba agomba kubisangira n'umwana we. Hanyuma ntago bigarukira ku byo kurya binini gusa. Uyu muceri, amagi, igikoma, ibyo ntabwo ari byo byonyine bigarukiraho. Hari n'imyunyu ngugu akenshi usanga mu bice bimwe na bimwe by'isi iyo myunyu ngugu udashobora kuyibona, bikaba ngombwa yuko ufata imiti kugira ngo iyo myunyu ngugu ibashe kuboneka muri wowe, kuko n'umwana arayikeneye. Umwana ntayikeneye gusa kugira ngo atagwingira byonyine, noneho ayikeneye no kugira ngo imiremerwe y'umubiri we, donc ibice byose bigize umubiri uko bigenda byirema biba bifite uburyo bikeneye nyine ya myunyu ngugu kugira ngo bigende birushaho kwirema neza nk'uko byakagombye. Ibyo bice rero iyo myunyu ngugu idahari, niho uzasanga bamwe mu bana bashobora kuvuka bafite ubumuga. Ni ukuvuga ngo hari imyunyu ngugu umuntu ashobora kubura, umwana akaba yavuka afite ubumuga bw'ingingo runaka bitewe n'uko nyina atabashije kubona iyo myunyu ngugu. Tukivuga ku bigendanye n'imirire y'umubyeyi rero n'ibyo agomba kwihata, hari ibyo ugomba kwirinda. Uba ugomba kwirinda gufata imiti ubonye iyo ari yo yose utayandikiwe na muganga, kuko iyo nayo iri mu bishobora kuba byaguteza ikibazo. Ni ukuvuga ngo ishobora kutaguteza ikibazo we nk'umubyeyi, ariko ugasanga bigize ingaruka kandi zikomeye kuri wa mwana utwite, cyane cyane iyo bikiri mu gihe cy'iremwa ry'ingingo zigize umubiri wa wa mwana. Hanyuma ibindi ushobora kwirinda, ntekereza ko abantu benshi bamaze kubimenya. Ushobora kwirinda inzoga ndetse n'itabi. Inzoga ku kigero icyo yaba iriho icyo ari cyo cyose, pourcentage ya alcool iyo yaba iriho iyo ari yo yose, nta kigero cy'inzoga na kimwe cyemewe ku mugore utwite. Impamvu ni uko nyine bifite uko bihungabanya uruhererekane rw'imiremerwe y'ingingo zigize umubiri w'umwana, cyane cyane iyo akiri kwirema. Hanyuma ikindi ni itabi. Buriya itabi rigiye rifite ibibazo byinshi rishobora kuba ryateza, ariko wenda nshatse kugira ngo mbyoroshye, ubundi umubyeyi witegura gutwita agirwa inama ko nibura yakagombye kumara hagati y'ibyumweru 6 n'amezi 6 atanywa itabi, utagira ahantu uhurira n'itabi, kugira ngo nibura bigufashe kuba uzagera igihe cyo gutwita donc bwa burozi bw'itabi, ya nikotine yarakugabanutsemo, ku buryo uzabasha nyine kwakira wa mwana ukamutwita, akabasha kubona ibyo agomba kubona biguturutseho. Kuko buriya wenda mbaye nkubasobanuriramo gakeya, itabi rifite ukuntu ryangiza, rifite ukuntu muri hangana gato, itabi rifite ukuntu ryangiza
ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibirebana n'imitsi cyangwa se imiyoboro y'amaraso. Impamvu rero uba usabwa kugira ngo iryo tabi urihagarike aba ari ukugira ngo ya maraso cyangwa se ya miyoboro y'amaraso igende yisanasana ku buryo noneho biri bugere igihe ndabona ikigendanye n'urumuri gishobora kuba gikendereye. Murihangana mbanze mbishyire ku murongo ubundi ngaruke, ariko ntimuve ku murongo n'ubundi ndahita ngaruka kugira ngo duhite tubikemura. Alright, aha nagarutse, ariko ndatekereza ko ngomba ndibwira ko bihise bikemuka. Abantu mushobora kuba mwongeye mukambona, murihangana abantu muzakurikira iyi video. Habayeho nyine akabazo k'umuriro, urumuri nyine ruba rusa nk'urugiye gatoya, ariko tuba tugarutse kugira ngo twongere tubabwire nyine, dukomeze tubabwire ibyo tuba twakuye mu bushakashatsi hirya no hino, tubibasangize bibashe kuba byagira icyo bidufasha twese nk'umuryango nyarwanda, umuryango w'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi rero byagaragaye ko mu by'ukuri gishobora kuba cyateza umurindi cyangwa cyateza ibibazo bishobora kuvamo umwana kuba yagwingira akiri mu nda, ni igihe nyina abasha kuba ahora arwara infection za hato na hato. Ni ukuvuga ngo infection ziri mu kigero cyangwa se ziri mu bwoko bugiye butandukanye, ariko buriya infection za hato na hato zishobora guteza ibibazo bishobora no gutuma umwana agwingira akiri mu nda. Nta nubwo ari ibyo bibazo gusa, infection zishobora kuzamuka ku buryo zishobora kwangiza isuha ikaba yameneka imburagihe. Ikindi bikaba byatuma umubyeyi ashobora kugira ibise nabyo biza imburagihe, akaba yabyara umwana igihe cye cyo kumubyara kitageze, cyangwa se ibyo kubyara katubeke bikaba byanamuviramo kuba n'inda ishobora kuba yavamo, iyo nda ntibashe gukomeza ku buryo igera igihe cyo kuvuka. Urumva rero ko infection nazo ni ikintu uba ugomba kwitondera. Ni nayo mpamvu buriya ari byiza yuko ujya kwisuzumisha, bibaye byiza mbere y'uko utwita, ariko bidashobotse mbere y'uko utwita biba byiza yuko wajya kwisuzumisha na nyuma gato y'uko umenya ko watwise, kugira ngo nyine ibyo byose bibashe gukurikiranwa hakiri kare, ubuzima bwa rwa rusoro cyangwa se bwa wa mwana bubashe kurushaho gukomeza kubungwabungwa. Hanyuma ikindi buriya cyagaragaye mu bushakashatsi gitiza umurindi kuba umwana yavuka igihe cye cyo donc atujuje ibiro, cyangwa se mu gihe akiri mu nda akaba atabasha kugerwaho n'ibyo agomba kuba abona byose nyina amugomba. Ni ukuba umubyeyi abyara indahekana. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi abyara indahekana, ni ukuvuga iki? Ntabwo umubiri we nawe awuha umwanya wo kugira ngo wongere wisuganye, wongere wiyegeranye, wongere wisane. Noneho uko akomeza kubyara indahekana rero, wa mwana agera donc iyo asamye indi nda, wa mubiri utari wongera kwisuganya, ni ukuvuga ngo umwana ajya muri nyababyeyi n'ubundi ntabashe kubona ibisa nk'ibyo mugenzi we wamubanjirijemo yabonaga, kubera yuko umubiri uracyakeneye nawe ubwawo kwisana mbere y'uko ubona ibyo utanga ku mwana. Ibyo rero niho nanone duhera dushobora kuba twagira abantu inama, tukavuga tuti nyabona kuboneza urubyaro ni ingenzi.
yego, hari imvugo yamamaye sindamenya neza uko byaje uko byatangiye. Hari imvugo yamamaye ngo yo kubyara abo ushoboye kurera, nibyo, ariko noneho njyewe papasi y'iki kiganiro cyangwa se impamvu nyamukuru y'iki kiganiro ni ukugira ngo nkubwire ngo nibura shyiramo umwanya kugira ngo umubiri wawe ubwawo ubashe kuruhuka, ubashe kwisana, ubashe kongera kugarukana imbaraga n'ubushobozi bwo kongera kuba wasama indi nda, uwo mwana nawe ukamuha ibyo byose umugomba akiri mu nda. Ibyo rero iyo bitabaye nibwo usanga umwana nyine atabashije kubona byose agomba kubona, noneho bikaba byamuviramo kuba yagwingira ataranavuka. Kandi buriya iyo umwana agwingiye akiri mu nda, iyo hatagize igikorwa cyangwa se ngo ntibimenyekane, hari byinshi bishobora kuba. Hari ibishobora kumuhitana bitewe n'ikigero cy'ubugwingire, kuko kwa muganga dufite uko tubibara, tukabara tuti uyu muntu aragwingiye ku kigero gikabije, uyu muntu aragwingiye ku kigero kigereranyije. Hari amaterime tekinike dukoresha, ibyo ntabwo nshaka kuza kubigarukamo kuko abantu banjye ntabwo ntekereza yuko ari ikiganga nje kubigisha, ariko nyine mba nshaka kugira ngo mbahe amakuru mukeneye nyine yibanze nk'abantu nyine bakurikira channel ya Dr. Richard Official. Niba ukurikira channel ya Dr. Richard Official, uba ugomba kugira amakuru nyine wumva neza ku buryo wasobanurira n'undi muntu. Njyewe sinshaka kugira ngo wenda ngo mbi cyamamare ngera ama views ibihumbi n'ibihumbi, icyo si cyo ngamije. Topic zizana ama views ndazizi, sinshaka kuzikoraho. Icyo njyewe ngamije nge n'umutima wanjye ni ukugira ngo yaba umwe cyangwa babiri babashije kumva ubutumwa mba natanze, nibura bashobora kubiganira na bagenzi babo babasha kuvugana, bashobora gufata iki kiganiro se cyangwa bakagisharinga ku bantu hirya no hino, kugira ngo abantu babashe nabo kwiyumvira ibyo tuba twaganiriye hano. Ibyo byose bikarushaho kumva icyizere ko ejo cyangwa ejo bundi ubumenyi mba nakuye ahantu nanjye nkabubaha, biba biri bugere aho bisakara, bityo donc twese tukajya dukora ibintu cyangwa se tugafata imyanzuro runaka ishingiye ku bumenyi cyangwa se ishingiye kuri siyansi. Hanyuma ndagira ngo noneho ngaruke ku bindi bintu bindi wenda bitari muri biriya navuze, ariko nabyo biyoboye mu guteza abana kugwingira bakiri mu nda. Hari ukuvuga ngo umubyeyi asanzwe nyine afite uburwayi runaka, ubwo burwayi ntabwo abukurikirana neza. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi, tuvuge nk'urugero, umubyeyi abana n'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Iyo umubyeyi abana n'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, ntabwo bishoboka ko donc iyo atabukurikiranye, ntabwo byoroshye ko mu by'ukuri bishoboka ko umwana azagerwaho n'amaraso arimo intungamubiri zizamutunga ku kigero cyuzuye. Ubusobanuro bwabyo wenda abantu babishatse nabwo nabutanga, ariko iyo umubyeyi asanganywe ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, uba ugomba mbere y'uko utwita, ubwo navuze ngo icyo twita preconception care mu ndimi z'icyongereza, ni ngo uba ugomba kujya kwa muganga, wa muvuduko wawe bakawukontorora. Donc kuwukontorora ni ukuguha imiti ku buryo nyine ujya ku kigero runaka. Icyo kigero rero niho muganga areba akavuga ati okay, noneho ahangaha watwita. Icyakora kenshi nyine muri Afurika, muri ibi bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere, uzasanga ababyeyi nyine ntabwo bazigera bajya kwa muganga kugira ngo bahabwe inama na muganga mu gihe bitegura gutwita. Preconception care mu bihugu bya Afurika, yaba abantu basirimutse n'abadasirimutse, rwose ikigero cyayo kiracyari hasi cyane, kandi ni ingenzi. Ubyumve ngo ni ingenzi. Niba muteganya kuba mwatwita, biba byiza buriya ko muhura na muganga kugira ngo ibyo byose abanze abirebe, abanze arebe ese uyu muntu ugiye gutwita nta ndwara runaka afite.
nimvuga indwara runaka ndavuga indwara nyinshi. Ahantu nari ngarutse ku muvuduko w'amaraso, ariko hari n'indwara zandura nk'indwara y'agakoko gatera sida, hari indwara za hepatite, hari indwara za diyabete. Izo zose biba biri ngombwa yuko umubyeyi abasha kuba yabanje kuvugana na muganga kugira ngo muganga amugire inama. Hari izo muganga ashobora gukontorora yifashishije imiti, noneho yagera ku kigero runaka akaba yabwira umubyeyi ati noneho mwagira gutya, mwasama wa mwana dushobora kumukurikirana akaba hari icyizere cy'uko yabaho akaba amahoro. Ariko hari igihe uzasanga ubwo nari ngarutse ku umuvuduko mu gihe cyo gutwita byo hari amoko y'umuvuduko agiye atandukanye, wenda nayagarukaho mu ncamake. hari ubwo burwayi nari mvuze nyine mbere, ubwo usanga nyine umuntu asanzwe azwi ko afite umuvuduko aba no ku miti. Hari rero n'umuntu uba usanzwe uri aho atazi ko ari no ku muvuduko, kubera ko umuvuduko buriya nturyana mu mubiri, ntaho uburibwa muri rusange, keretse wenda iyo byakabije, aho umuntu ashobora gutangira kumva aribwa umutwe cyangwa se uzengera cyangwa iki. Ariko iyo bitarakabye cyane umuvuduko nturyana, diyabete ntiryana, uba usanga nyine umuntu abayeho mu buzima bwe busanzwe wagira ngo nta cyabaye. Icyo gihe rero icyo wowe uba usabwa kugira ngo ugende usuzumwe akantu ku kandi, ubashe muganga aba ari we wenyine nyine ukwasira ko umeze neza, noneho witeguye no kuba wasama, kandi ubuzima bwa wa mwana ugiye gusama nta kibazo bushobora guhura nacyo. Ubwo icya mbere cyari umuvuduko. Nari mbabwiye ko ngiye no kuvuga nyine amoko y'imivuduko ishobora kugaragara mu gihe cyo gutwita. Hari umuvuduko twita preeclampsia ugaragara nyuma y'ibyumweru 20, ubwo ni mu mezi 5 umubyeyi amaze gutwita. Ngo ubu ni kuri wa mubyeyi utari usanzwe azwi ko afite umuvuduko, ndetse n'ibipimo bamupimye mbere yo gutwita na nyuma gato yo gusama nta kimenyetso cy'umuvuduko yigeze agira. Ariko noneho inda yagera mu mezi 5 ugasanga umuntu agize atya, baramupimye basanze umuvuduko ugiye hejuru. Ibipimo by'umuvuduko akenshi ku mugore utwite ubundi tuvuga ko byakagombye kuba biri munsi y'140/90. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze rero ku 140/90 no kuzamura, aho ngaho dutangira kuvuga yuko uwo muntu afite umuvuduko. Noneho iyo biri muri bya byumweru, ni ukuvuga ngo hejuru y'ibyumweru 20, guhera ku byumweru 20 kuzamura, iyo niyo twita preeclampsia. Ni ukuvuga ni umuvuduko, donc sinzi neza ikinyarwanda nabisobanuramo aha ngaha, muranyihanganira, ariko ni umuvuduko ushobora kuzanwa no gutwita. Ntabwo witwa preeclampsia kubera ko babonye umuvuduko gusa, byitwa preeclampsia kubera ko babonye umuvuduko, ariko no mu nkari yawe bakabonamo ibyo twita poroteyine. Ni ukuvuga ngo hari uburyo basuzuma nyine inkari yawe, bakaba babona ko hari poroteyine nyinshi zirenze izakagombye kuba zisohoka. Icyo gihe iyo tuzibonye duhita tuvuga tuti uyu muntu afite preeclampsia. Preeclampsia rero ni icyago ku mugore utwite. Iyo utayivuje neza ngo uyikurikirane neza, akenshi hari igihe ishobora kuvamo ibindi bifite imbaraga birushijeho, bishobora kugira ingaruka kuri mwembi, yaba ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Muranyihanganira detaye zigendanye n'uburwayi umuntu ashobora kugira bwatewe n'uko atwite, nzakora ikiganiro cyabwo kirambuye, nkomeze mu mujyi twari twatangiye w'ibigendanye no kugwingira k'umwana akiri mu nda. Iyo mivuduko iri mu bishobora gutuma rero umwana agwingira, kubera yuko iyo itakontorowe neza ntabwo umwana abasha kubona ibimutunga. Ikindi, nta nubwo ingobyi y'umwana buriya iba ibasha nyine kwirema neza ku buryo kwa kundi yirema
ikagira aho ihurira na nyina kugira ngo ijye igira ibyo ikura kuri nyina igire n'ibyo ijyanayo, kuko umwana buriya nawe arihagarika, umwana arahumeka, umwana akeneye kugira ibyo asohora. Abisohora gute? Bica kuri nyina. Ibyo ashaka kwinjiza nk'umwuka mwiza wo guhumeka, nk'ibyo akeneye kurya kugira ngo abeho, abyinjiza gute? Abikura kuri nyina. Hahandi rero ingobyi y'umwana ihurira na nyina, hariya niho bibera. Iyo rero umubyeyi afite umuvuduko hariya ingobyi y'umwana izamatanira na nyababyeyi, buriya ntabwo imitsi irimo y'uruhererekane nyine inyuramo ibyo bizatunga uwo mwana yirema neza. Iyo itiremye neza bituma nyine wa mwana ibimugeraho biba bidahagije, agatangira kugwingira akiri mu nda. Ibindi ni za diyabete. Diyabete ni ukuvuga ngo izo zifite n'ibindi bibazo byazo byinshi byihariye bishobora kuba uretse kugwingira gusa, umwana ashobora no kugira n'ubumuga kubera yuko isukari ifite ukuntu iyo ari nyinshi mu maraso ihungabanya imimerere myiza yo kuremwa kwa wa mwana. Ni ukuvuga ngo rero iyo sukari cyane cyane tunagirwa inama ko niba wari usanzwe uzwiho ko ufite isukari, uri umuntu w'umudiyabetike, ugirwa inama ko igihe umaze kubyara umwana wawe bagombye kumukorera isuzuma, bakamukorera ekogarafi y'umutima, bakareba niba nta kibazo cy'umutima afite. Kubera ko abantu benshi cyane bafite uburwayi bwa diyabete, abana babo bimwe mu bibazo bakunze kugira iyo diyabete itacunzwe neza cyangwa ngo ivurwe neza, bimwe mu bibazo abana babo bakunze kugira ni ukugira ibibazo by'isukari, nani munyihanganire, mu kugira ibibazo ku mitima yabo, ugasanga umutima nyine nturemye neza cyangwa se harimo imyenge itakagombye kuba irimo. Si ibyo gusa, hari n'izindi ngingo nyine z'umubiri zishobora kugira ibibazo nk'urutirigongo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye kubera isukari. Niyo mpamvu rero uba usabwa kugira ngo wabyanga wabikunda, bibaye byiza wagira gute, wagana wakurikira iyi nama yo kugira ngo usuzumishe cyangwa se wisuzumishe umwana cyangwa inda, uyisuzumishe, uyikurikirane akantu ku kandi, ubashe kuba warengera ubuzima bwa wa mwana, azavuke ari umuntu ushobora kwigirira akamaro, akakagirira umuryango, akakagirira igihugu ndetse n'isi muri rusange. Ngayo nguko rero ndatekereza yuko ibigendanye n'urugendo rwo kurinda umwana kugwingira akiri mu nda byo nagiye mbikomozaho kenshi. Bitangira umwana utekereza yuko uzamusama, noneho bigakomeza umenye ko umwana umufite wamusamye, noneho na nyuma yo kumubyara. Icyo gihe nyuma yo kumubyaraho icyo uba usabwa nk'umubyeyi ni ukumwonsa neza, nawe wafashe intungamubiri zuzuye kugira ngo nawe ubone icyo umuha. Igihe umutwite ni ukuba nawe warya neza, ukagira ibyo wirinda, ukisuzumisha, ukivuza, ubuzima bwawe nyine bugahora bumeze butya kugira ngo n'ubuzima bw'umwana nabwo buzamere butya. Ngayo nguko rero ndatekereza ko ibyo nari nateguye nagombaga kuba navuga kuri iyi ngingo yo kugwingira k'umwana akiri mu nda ari ibi ngibi, ariko sinagenda ntongeye nyine gushimira abantu mu by'ukuri b'inshuti zacu bakadasohoka, baba babanye natwe kuva live itangiye kugeza nyine aho tuba tugeze cyangwa se kugeza tunashoje.
ntabwo traffic y'abantu baza kuri live iraba nyinshi, ariko ibyo ntacyo bitwaye. Dutekereza yuko igihe aricyo kibigena, abantu uko bazagenda bamenya iyi channel yacu ariyo yanyu, bizagenda birushaho kuryoha kurushaho, abantu bajye baza noneho tunaganire, duterane ubuse, duseke, ariko twiga kugira ngo abantu bagire icyo batahana gifatika, kandi turusheho natwe gutanga umusanzu wacu mu kubaka u Rwanda twifuza mu gisata cyacu aricyo cy'ubuzima. Ubundi tugize umugisha umuntu akaba azi amakuru y'ibanze nibura ku buzima, byajya binadufasha abantu bakaza gushaka ubufasha hakiri kare. Ni ukuvuga ngo abantu bakaza gushaka ubufasha hakiri kare batarazahara. Ni cyo gitekerezo ngenga ubundi cyo gushinga iyi channel, kugira ngo nyine tujye tubwira abantu, tumbwire tuti nyamara ibi ngibi nubwo ubikerensa, nubwo bigenda gutya na gutya, hari ingaruka izi n'izi bishobora kuba byaguteza. Nyabuneka uramutse ubonye ibi wakihutira kujya kwa muganga. Nyamuneka uramutse ubonye ibi gutya na gutya, kugira ngo turusheho nyine kugira izo ndangagaciro zo kwiyitaho, zo kwimenya no kumenya imibiri yacu, ndetse no kugira ngo tubashe gukominika nayo, kuko buriya umubiri uba waguhaye ibimenyetso kera na kare, ariko ukabyirengagiza, ntubikurikize, ntubyumve, kugeza nyine ubwo umubiri unaniwe ukagukubita hasi, nuko ukaza tukaguha igitanda, Imana yamanuka yakorana natwe ugakira ugataha, ariko byakwanga ikaguhamagara. Ntabwo ari uko tuba tutakoze iyo bwabaga, ariko tubagira inama ko mu by'ukuri ubundi umuzi wa byose, tubagira inama ko mugomba kuza kwivuza hakiri kare. Icyo tubona rero cyabifashamo ni uko abantu baba bafite ubumenyi, akaba ariyo mpamvu dufata umwanya ungana gutya tukagira ibyo tuganira. Turashimira rero abantu bashobora kuba badukurikira, ndetse n'aba ngaba baba bataje wenda kuri live, ariko bakaboneka nyuma nyine bakaza kureba bya biganiro niyo byaba byarangiye. Buriya nabo muratubabarira, buriya nabo amakuru n'ubundi uko tuba twayatanze kuri aba baje kuri live, n'abo bandi baje nabo niko bayabona. Ndetse tugashimira n'abantu batanga umusanzu wabo, umusanzu wa komenti, w'ibitekerezo, uko tugomba kuba dukora ibintu neza. Ndatekereza ko dutangira ntabwo nari mfite light imeze gutya, uburyo nyine ngaragara. Iyi light rero hari n'ibintu umuntu aba anifitiye we ku giti cye, ariko utazi nyine icyo bimaza, ariko iyo umuntu aje akakugira inama nk'uku biraryoha cyane. Uramushima nyine mu ruhando rw'abandi, kugira ngo ubuzima bukomeze. Ubundi ubuzima bwacu abantu ni magirirane, udafite abantu se wagera kuki? Nta kintu na kimwe wageraho. Ntabwo nshaka kugira ngo ndondogore, reka tuzahure mu yindi live ku munsi w'ejo isaha ya saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Kigali. Ubwo abari hirya no hino, abantu batwandikira, hari umuntu wanyandikiye ari i Paris mu Bufaransa. Rwose ndabashimira cyane abantu mutari mu Rwanda ariko mubasha gukurikira, mukanumva, mukanashima ibyo tuba twakoze. Turabashimira cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Umuntu ubona ibintu byiza nyine akabishima, akabona ko ari byiza, ubundi nta kintu na kimwe wamugereranya. Ngayo nguko iyi channel rero izahoraho, kugira ngo ijye ikomeza ibaha amakuru nk'aya ngaya. Munyemerere ndeke gukomeza kubatwara undi mwanya. Murakoze, murakarama.